bitandukanye. Nicyo kintu rero nasanze abarokore turusha abandi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo abarusha abayuda barusha abandi babitse byasezeranye. Bivuga ngo babarusha kwizera, babarusha gukorera Imana, ariko haleluya, babarusha mbere guhagarara bashikamye. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo muhagarare mushikamye. Igende bikamubwira ibintu bibiri Imana ikorera bere, ibikora kugira ngo gishime n'undi ejo azayishime. Mbwira abantu ngo njyewe niba dusenga Imana ivuga tukayisenga ari Imana ikora. Musumweliya ku musozi w'i Karumeli arahagera aravuga ngo twumvikane, abwira Ahabu ati twumvikane, we aha we n'umuriro wateye Abisirayeli. Wera ni Yesu wawutugeneye. Ngo abantu bose bazabona uwo mwuka kuko Kristo yawubageneye. Ariko se rata uracyaryoshye nka mbere. Reka duhereze Janette gushima Imana kugira ngo dukomeze mu kana. Nabanza banyu. Birenge byawe yo natabariwe, amarira nasanye nagarira natahanye.
najyaga mu ngo z'abantu bakancira bakancunaguza babyeyi mufata abakozi nabi Imana izajya ibibabaza ayo marira nariraga mu ngo z'abantu n'Imana yarebye irangije irambwira ati mwana wanjye humura ntukagire ubwoba komeza unkiranukire gusa unkorere njye nzakugirira neza kandi nzaguha kwikorera nkavuga ati ariko mama ubu koko bizemera ariko Imana ishimwe ko bijya byemera itubera umufasha ikatubera igikurikira idukurikirana kugeza igihe bisohoka Imana yo mu ijuru ishimwe Imana yo mu ijuru ishimwe ko yakomeje kundindira muri uyu mujyi wa Kigali bigakomeza kumpagararaho ni byinshi byagiye bimpiga ni benshi bagiye bancira ibico ariko Imana ikandinda ikahantambutsa Imana yo mu ijuru ishimwe shima Imana ko 2020 Imana yandinze kwicwa n'abajura ubwa mbere baraje bansanga mu nzu njyamanye n'umwana mukuru wanjye turi twenyine baraza bariba bacomora telefone nayo barayitwara nje baransiga n'umwana ntibagira icyo badukoraho turi abakobwa Imana yo mu ijuru ishimwe haciyeho nk'ibyumweru 2 nabwo Marina yari imaze kugira indi telefone nayo ngeze munsi yo mu rugo baramfata baraniga umwe akabwira undi ati mutera ikintu cyo mu nda Imana yo mu ijuru ishimwe ko batakinteye nubwo byagiye ariko Imana yangiriye neza iranshungusha Imana yo mu ijuru ishimwe ariko ibyo byose Imana yakoze ni byinshi sinabivuga mu birondore nazanye ituro ryayo navuze ati Imana nta kintu cyakunezeza nta n'icyo nabona cyanezeza Imana ariko ikinejeje umutima wanjye nuko nazanye intebe mu nzu yawe abantu bakajya bazicaraho rimwe kabiri gatatu abashima abandi bari basabwe gushima turaza kubaha umwanya ariko reka tubanze twinjire mu yindi gahunda ntabwo ari umwanya wo gushima nuko yari yazanye intebe kandi turazikeneye ntabwo ubundi riri ryo shima ntibivuze yuko wenda nushimisha umunwa bitakunda ariko aravuze ngo ntawe ntukanshimisha iminwa gusa jya ureba iby'Imana yagukoreye uyikoreye buriya ngenda ndeba kurya kwacu ugasanga ni Yesu ubikora aho kwacu kwishyura amazu gukora ibyo dukora ni Imana ibyikorera niba atari Kristo wabikoze ntabwo tuba twicaye muri uru rusengero Imana ishimwe cyane ibyo ni umwuka wihoraho nyine ku gitero cya kabiri cyavuze ngo umwuka wera akora imirimo ikomeye kandi niwe wemeza abantu ni ukuvuga ngo niwe uba wamwemeje kugira ngo abashe gutanga amafaranga yatagira ingano ni menshi twari kumwe byanze bikunze Imana niyo ibasha kuguhumisha amaso ukabasha gukora umurimo wayo byanze bikunze kurekura inote zawe zirenga 50,000 ntibyoroshye muri iki gihe urabarira wabarira ugasanga ni dani abantu rero basigaye bari mu mibare no kugira ngo umuntu ature 500 y'akanote aremera akanyura kuri botike akajya kuvunjisha ariko uko uyigerera nayo izakugerera ukuri kw'Imana wenda nta birenze ariko Imana imuha umugisha mu izina rya Yesu ikore n'ibindi azakora ibindi birenze ndabigusabiye mu izina rya Yesu umugisha w'Imana uririmbya baririmbya ngo umugisha w'Imana iyo waje uba waje nta muntu uwusubiza inyuma nta murozi uwuroga nta mupfumu wawe ushobora ariko haleluya umugisha w'Imana iyo igihe cyageze uraza barawufunga ugapfumurira ahandi ukaza
nicyo kintu rero nasanze abarokore turusha abandi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo abarusha abayuda barusha abandi babitse ibyasezeranye, bivuga ngo babarusha kwizera, babarusha gukorera Imana. Ariko haleluya, babarusha mbega guhagarara bashikamye, kuko biri ijambo ry'Imana rivuga ngo muhagarare mushikamye. Uretse ndagira ngo mbwira abantu barimo biganyira muri iyi minsi ngo Imana nubwo ari papa wawe ni se w'imfubyi ikaba umugabo w'abapfakazi, ariko Imana ntacyo biyibwiye kugeragezwa kwawe. Uravuze ngo ntawe uzageragezwa ikigeragezo kirenze kwizera kwe. Cyakora iyo ibonye kigiye kurenga irakugaburira, ikaza ikongera ikaguha akantu ko guhumeka nk'iminsi nk'ingahe, igahita yongera igatuma wishima, bigatuma nyine amashimwazi. Rero bivuga ngo Imana uyu munsi ize kuri buzima bwawe. Tero cya gatatu cyavuze ngo iki? Ngo mu gihe ubona kutagifite urukundo, menya ko uyu mwuka yabonye ko uyoborwa n'umubiri ahita yigendera. Data uracyakunda? Baragenda ukuri kw'Imana, bantu rwararangiye. Yesu ashimwe. Ngo mu gihe ubona utagifite urukundo, menya ko uwo mwuka yabonye yuko uyoborwa n'umubiri, ngo arangije araguruka arigendera. Rero niba uwo mwuka yaragiye, nshuti yanjye uzaba shitani, kuko urukundo nirwo ruyobora umuntu. Burya impamvu bavuga ngo shitani n'umwijima nuko nta rukundo agira. Burya ararimba ngo nimundeke mvuga urwo rukundo. Ese wowe data, burya Imana ikwituye ibimukora wabaho? Ngo yabonye yuko utakiyoborwa nawo mwuka, ntangije ahunga arigendera. Uyu mwuka akunda abayobora, kuko umwuka wera ni umuyobozi, mwuka wera ni umufasha, mwuka. Ariko haleluya, dore impamvu abantu batagifasha ntawo aragiye. Amen. Abantu bavuka za Cyangugu ntibagire gutya, abantu bavuka Igisenyi bagire gutya. Ninde wigeze kubona baroba reka mvuge isambaza, ruvamo rumeze gutya? ruba rukanuye, noneho bararwica, rurapfa iyo ruvuye mu mazi. Iyo rubuze amazi rurapfa, rugahita ruza i Kigali, ruhagera rukaza muri Filipo. Ruza rumeze rute? Ruza rwahumirije, ruza rureba. Noneho nawe warugura, ukarugura rugira gute? Iyo ugiye kururya ruba rwahumirije. Imana iturinde kuba nka rwo. Ngiye gukora murimo wantumye hakiri ku manywa, dore bugiye kwira aho atakibasha gukora. Reka nkubwire, wari ukwiriye gukorera Imana utarapfa. Jamundi nashimye Imana, ndavuga ngo reka nkarangize wenda tunakomeze nako twarimo twiga ijambo kuwa gatanu. Ndababwira ngo biremwe nona. Tuvuga ngo amen. Turavuga ngo biremwe nona. Ndababwira ngo nimutabyize bagenda byize. Bata kuwa kabiri igihe ntiyabiremwe. Haleluya. Umuhigo w'Imana umaze imyaka irenga imyaka irenga 8. Imana iratubwira iti nuguhigura, irawuhigura. Ihita twahagurutse hano, Imana ibikoze. Nubwo ariko ibya mbere byaremwe. Tuvuga ngo amen. Birangije ihita impinka. Imana impinka. Tuvuga ngo amen. Ariko Imana irahigura cyangwa ntabwo ihigura? Niba umumagana azaba miliyoni. Nibura ni miliyoni. Ariko Imana irakora cyangwa ntabwo ikora? Abantu turi mu nzu y'Imana tuvuga ngo amen. Noneho birangije numva njyewe mu mutima wanjye ndayishimye. Niyo mpamvu
abantu bamvugira Imana nabi narabahagurukiye avuga tuvugira Imana tuyivuge tutarapfa ko Bibiliya yaratubwiye ngo kikiriho ntacyo cyamaze ngo mwaswa kimaze gupfa ngo kigatemwa ngo hasi bakagishyira mu muriro hagati yacyo hagashya ngo mbese cyagira icyo kimara. Mureke mvuge Imana, Imana itanga agaciro. Mureke mvuge Imana. Haleluya! Imana tuvuga ni Imana ikora imirimo ikagaragara. Irakora. Niba Imana rata ubu nta nyungu wabonye yo kuza mu bacuzi. Imana yaranyishuriye inzamezi ntazi umubare wayo. Turimo tuvuga ngo biremwe none yabikoze ntabwo ntazi umubare. Imana irakora mujya mureka twe tuyivuga. Abantu tukiri kumwe tuvuge ngo amen. Ujya nugira ishyari usohoke wigendere. Reka nkubwire ibintu bibiri Imana ikorera bere ibikora kugira ngo gishime n'undi ejo azayishime. None ugenda mbwira abantu ngo njyewe niba dusenga Imana ivuga tukayisenga ari Imana ikora. Musumweli ku musozi w'i Karumeli arahagera aravuga ngo twumvikane. Abwira abati twumvikane we aha we n'umuriro wateye Abisirayeli. Uyu munsi bimenyekane ko ndi umukozi w'Imana. Niba Bayali ari we Mana bamukurikire, niba kandi Uwiteka ari we Mana. Haleluya! Umva amaze kugera final atangira kwirata ku basenga Bayali ngo wenda yasinziriye cyangwa yazindutse ko Bayali ari Imana. Ubwo yazindutse ubwo muyihamagarize yagiye. Reka ntibigira amaso ntibibona bigira amatwi ntibyumva bigira amaboko ntibikora. Ndagira ngo mbabwire ni Imana twakurikiye irakora. Haleluya! ngo mu gihe ubona utagifite urukundo menya ko umwuka yagiye. Sigo uyoborwa n'umubiri. Iyo uyoborwa n'umubiri rero nta kirenga. Abantu murabaziza ubusa basigaye bayoborwa n'umubiri. Umuntu umwuka ayoboye agenda nyerera. Agenda yumva afite ubumuntu. Agenda yumva afite ububasha. Agenda yumva abyibushye. Agenda yumva ariko haleluya! Gate afashe sekisa mu mufuka cyangwa aba yumva nezerewe. Atangira agahita yumva ari buvemo ibyo kurya abana bari burya kuko ayoborwa n'umwuka w'Imana. Haleluya! Kuko aba yumva umuntu umwe ariko muho icyambwira ko yandirimbo mwahinde ubuntu bwawe burampagije, ubuntu bwawe burampagije, nawe uramagare nk'amafarashi, ubuntu bwawe burampagije. Hajya buriya bwaje bwaguhaza. Tuvuge ngo amena. Reka mbabwize ukuri nuza mu bacuzi jya waje jya wakuye iyo ngiyo iyo ufite jya basi umwuka w'Imana be mu bantu b'Imana. Imana igiye kubana n'ubwoko bwayo buyikorera by'ukuri. Imana igiye guhindura ikirere. Abantu babaga mu kirere cy'abadayimoni ariko Imana igiye guhindura ikirere. Abantu bagiye kongera gusenga by'ukuri. Ariko haleluya! Reka turekere kugira ngo nakoze. Reka twanze twakire korali iririmba indirimbo imwe bagaruka mu kandi.